Ndabashoje cyane mwese kudukurikira cyane kuri YouTube channel yacu Moses Tumira. Ndabashimiye cyane mwebwe mwakoze subscribe n'abatarakora subscribe. Ndabasaba ngo bakande subscribe kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro byacu uko bigenda biza bibageraho. Ikiganiro ni cya kindi harimo ibyawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuri nyako muri ubuzima. Kenshi muri ubuzima tugira uburyo bwinshi tubayemo, tugira n'ibyo dusabwa byinshi ndetse n'ibyo dukora byinshi. Mwe ko tubibona ubuzima nta herezo, buri wese agira iherezo rye, buri wese agira n'igihe cye cyo kurangiza ubuzima bwe. Ariko reka twirebere ubuzima bwa gikristo cyangwa se ubuzima nyabwo butunganye kandi butagize icyo bwangije, icyo busaba. Abenshi bavuga ibyo badakora, abandi bagashishikariza bagenzi babo gukora ibyabananiye, abandi barumva gacuma gutwi kumwe gatungukana mu kundi, bagasa nkaho ntacyo bumvise. Mbese application cyangwa se gushyira mu bikorwa by'ibyo wumvise bikaba ikibazo. Ubuzima bwa kiriso cyangwa se ubuzima butabangamye cyangwa se ubuzima buboneye, tugira ingingo zigera muri enye. Ya mbere ni ukumva, kumva ibyo dusomewe, kumva ibyo tubwirwa, kumva ibyo tuhugurwa, kumva ibyo tubwirizwa ngo ducemo. Agace kamwe mu buzima ni ukumva, twumva byinshi ariko byose siko ari iby'umumaro, ariko tuba tugomba no guhitamo iby'umumaro. Kumva rero, twumva amabwiriza, twumva inama, twumva ibitekerezo, twumva indirimbo, twumva ibibwirizwa cyangwa se ibyigisho, even na mwarimu yatwigisha turumva. Ikiba gisigaye mu kumva, niba umaze kumva hazamo gusesengura. Muri kwa kumva ugomba gusesengura ukamenya iby'agaciro, iby'ingenzi cyangwa se iby'umumaro kuri wowe, kugira ngo uhitemo icyiza cyo gukora. Nyuma yo gusesengura, tutarasimbuka ngo tujye ku kindi gice, jya uharanira mu buzima kumva, ariko wirinde guhita ufata umwanzuro. Ahubwo inshuro nyinshi haranira gusesengura ibyo wumvise, toranyemo ibikugirira umumaro, toranyemo iby'umumaro kuri wowe. Icyo nicyo kizagufasha kugira ngo ubashe kugira amahitamo meza. Ikindi gice cya kabiri ni ukuvuga. Always umuntu aravuga akenshi bitewe n'ibyo yumvise, nawe ashaka kubiha abandi cyangwa ashaka kubyumvisha abandi, cyashaka gusa nkaho abibwiriza abandi nabo babikore.
burya icyiza mu kuvuga cyangwa se igikenewe mu kuvuga ni uko mu kuvuga dukeneye kuvuga akenshi ibyo twakoze. Burya iyo umuntu avuga ibitamugaragaraho ntago abantu bashobora kubyumva, asa nkaho arimo avomera mu rutete cyangwa se icyo bita guta inyuma ya Huye, kuko iyo umuntu ari kuvuga ababwira kenshi bareba iyo bamuzi, bareba kuri history ze, bareba kuri background ye, bakareba no kuri behavior ze. Naho iyo batamuzi bareba uko yambaye, imyifatire n'imyitwarire ari kugaragaza. Bivuze ngo kenshi ukuri kugaragara nibyo bishyigikira cyane icyo uri kuvuga. Most time uzaharanire gukora neza no kugaragara neza mu gihe uri kuvuga, cyangwa se uzaharanire ku byo uri kuvuga bigaragaza uwo uri. Icyiza gishoboka ni ukuvuga ibyo ushyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa ni nk'ikindi gice. Wumvise ugomba gushyira mu bikorwa, ushyira mu bikorwa bya bindi wumvise kugira ngo nawe ubibwira borohe guhita babishyikira, banabyumve kandi banabishyire mu bikorwa bitewe n'uko bakubonye nawe ubikora. Ndagusabye utarakora subscribe, dukorere subscribe kandi dusharinge n'abandi, urabudufashije cyane. Ciao.